Bahaye ikaze kandi basuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi kuwa kabiri itariki ya 21 z'ukwa gatandatu 2022 ni ikaze mwese ku kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Kandi namwe bashyitsi mwadusuye umunsi wa none ari ubwa mbere hano kuri Pure Gold TV kuri YouTube, ni ukuri mwese ndabakiriye kandi rwose ndababwira nti imvura igwa nisubira muzagaruke, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe ndetse na share na like. Mwese mbasabiye umugisha kubw'icyo gikorwa mukora kugira ngo turusheho gufatanya gukora umurimo w'Imana no gusharinga abandi. Twe kwikunda rero duhe n'abandi ijambo ry'Imana, ijambo ry'umunsi ribafashe uyu munsi wa none wo kuwa kabiri. Uyu munsi rero tugiye gukomeza turebera hamwe ijambo ry'umunsi dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Ndihuta ntabwo mbatinza, reka tubanze dusenge. Mana Data, turagushimiye kubwo ijambo ryawe waduhaye ridufasha nk'ibyo kurya by'ubugingo. Turagusabye ngo umwuka wawe wera bari we uza atwigishe byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka tuyasome muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Haravuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakeneye mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abahiriwe ni abakeneye mu mitima yabo, ntabwo ari babandi bakize, si babandi bafite za miliyoni, si babandi bavuka mu banyacyubahiro, oya. Ahubwo Yesu arivugira ati, abahiriwe n'abafite imitima n'abakene, abafite imitima ikennye, abantu bakeneye ubwami bw'Imana. Yavugaga abantu bashonje ijambo ry'Imana. Niba urikeneye, niba urishonjeye, numva ukeneye ijambo ry'Imana kurimenya, ukeneye kumenya Yesu Kristo, ni wowe ubwirwa, urahiriwe, ubwami bw'ijuru ni ubwawe. Arakomeza avuga ati, hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Niba ushavura uzira ubusa, ushavura urizwa n'ubusa, ndavuga urengana, ufite akarengane, urahiriwe kuko uzahozwa. Niba ari ikikubabaje kubera ubutumwa bwiza, abantu bakurenganya kubera ubutumwa bwiza, bakagushyira muri prison kubera ubutumwa bwiza, mbese ukarengana, aha rero niwo ubwirwa, nawe uzahozwa. Urahirwa mwene data. Ngo hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazabona isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Niba ufite inzara n'inyota yo kwera, yo gukiranuka, yo kugena aho Imana ishaka, ni ukuri urahirwa cyane rwose. Imana izagufasha, mbese ni ukuvuga ngo Imana izakugirira neza rwose, uzahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Wa mubyeyi we ugira imbabazi, ugira impuhwe, wa mukobwa ugirira abandi impuhwe, wowe ugira imbabazi ukaba rwose uri kind person, abantu bakavuga ati you are very kind, ugira neza, ugira impuhwe, ukunda abantu, ni ukuri urahirwa pe. Ni wowe urimo kubwirwa hano ngo nawe uzagirirwa imbabazi. Ngo hahirwa imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Imitima iboneye ni ukuvuga abantu bafite imitima myiza, abantu bihana ibyaha, mbese baboneye, bicisha bugufi, bagahora bihana, bagahora basaba imbabazi, bagahora bashaka kwiyeza, abo nibo bazabona Imana. Urahiriwe mwene data niba uri muri uwo mubare. Ngo hahirwa kandi abarenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Aho nsa nk'uwahavuze mbere, ni ukuri wowe urenganirizwa ubutumwa bwiza, urenganirizwa kuvuga inkuru z'agakiza, nk'uko twabibonaga mu ntumwa za mbere za Yesu zarenganwaga. Bariya abantu bazambikwa amakamba, barahirwa pe. Babandi bajya bavuga ngo bahowe mu ngo, abapfuye kubera
ijambo ry'Imana kubera ubutumwa bwiza barumva amakamba ni ayabo. Nawe urahirwa rero niba ariko bimeze mwene data, reka nsoreza aha nkwifuriza umunsi mwiza kandi nkumenyesha ko wari uri kumwe na Jose kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi wo kuwa kabiri itariki ya 21 z'ukwa gatandatu 2022. Ni ukuri Imana ikomeze kugirira neza, kandi nkwibutsa ko hano dufite saa 12 za mu gitondo hano kuri Pure Gold TV. Niyo mpamvu nkwifurije umunsi mwiza rero. Ugira igitondo cyiza, ugira umunsi mwiza, uwo munsi ukubera umugisha. Reka basezereho twumva mbatura indirimbo y'umukozi w'Imana agiye kuturirimbira, ndetse ijyanye n'ubutumwa bwiza twumvaga bwo muri Matayo ibice 5. Namwe muzahirwa ubwo muzatukwa bababeshyera babarenganya kubw'izina ryanjye, munezerwe kandi mwishime kuko ingororano zanyu ari igihu zibitse mu ijuru. Namwe muzahirwa ubwo muzatukwa bababeshyera babarenganya kubw'izina ryanjye, munezerwe kandi mwishime kuko ingororano zanyu ari igihu zibitse mu ijuru. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bw'ijuru buzaba ubwabo. Hahirwa abashavuye, kuko ari bo bazahozwa. Amarira yacu Uwiteka ntayirengagiza. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi n'ijuru ntibaza riburamo. Hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranukira Uwiteka, nibo bazahazwa. Namwe muzahirwa ubwo muzatukwa bababeshyera babarenganya kubw'izina ryanjye, munezerwe kandi mwishime kuko ingororano zanyu ari igihu zibitse mu ijuru. Namwe muzahirwa ubwo muzatukwa bababeshyera babarenganya kubw'izina ryanjye, munezerwe kandi mwishime kuko ingororano zanyu ari igihu zibitse mu ijuru. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye Uwiteka, nibo bazabona mu maso y'Imana. Hahirwa abakiranura abandi, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bw'ijuru buzaba ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo muzatukwa bababeshyera babarenganya kubw'izina ryanjye, munezerwe kandi mwishime kuko ingororano yanyu ari igihu zifite mu ijuru. Hahirwa uzahirwa nubwo
muzatukwa bababeshyera babarenganya kubw'izina ryanjye munezerwe kandi mwishime kuko ingororano zanyu ari jye uzibitse mu ijuru. Twarahiriwe ibyiza ni byinshi iby'Uwiteka aturikiye iby'amaso atigeza. Bene data, nizeye ko aka karirimbo kabaryoheye. Ni ukuri Imana ikomeze ibagirire neza. Nagira ngo mbasezereho mukomeze mugire ibihe byiza nk'uko n'ubundi nkomeza kubivuga. Tuzakomeza ubutaha. Ni ukuri ntimwibagirwe gukora subscribe, ntimwibagirwe gukora share, ntimwibagirwe no gushyiraho ka like. Ibyo byose ndabikunda cyane. Imana iduhana umugisha. Ntimugacikwe n'ibiganiro byacu by'ijambo ry'umunsi hano kuri televiziyo y'Abakristo. Abizera Imana mwese turi kumwe, kandi n'abatarayizera bose nabo turi kwenda bakunda. Ni ukuri reka twese dufatanye mu murimo w'Imana, tuzane benshi mu bwami bw'Imana. Tuzakomeza ubutaha. Ntimugacikwe n'iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi. Navuga nti bye bye. Muzahirwa ubwo muzatukwa bababeshyera babarenganya kubw'izina ryanjye munezerwe kandi mwishime kuko ingororano zanyu ari jye uzibitse mu ijuru.